kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Umugongo uduhetse ukozwe mu nda n'abawe, reka abawe twihoreze. Amateka yacu ko ari n'ayacu, twigiyemo byinshi ubu ntacu. Twiyemeje kutazigera dusubira inyuma, turwanye ingengabitekerezo ya jenoside, dushyigikire ibyiza abanyarwanda twagezeho. Nyuma y'icuraburindi n'ishyano ryaguye, dufite umucyo, dufite icyizere cy'ejo hazaza. Ihorere, 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 hora Rwanda. Ihorere, 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 hora Rwanda. Twaciwemo ibice turamarana, tubibwamo ikibi kiraganza. Ubu ndi umunyarwanda, niyo ntero kugera imahanga, turaba agaciro. Umunyarwanda arakomeye, uw'amahanga aradusura ngo yige. Ubu u Rwanda uraseka, akanyamuneza k'abana bawe niko gatuma udusuye adataha. Turwanye ingengabitekerezo ya jenoside, dushyigikire ibyiza abanyarwanda twagezeho. Nyuma y'icuraburindi, nyuma y'icuraburindi n'ishyano ryaguye, dufite umucyo, dufite icyizere cy'ejo hazaza.